iyo umuntu akiri umusore ingeso mbi birashoboka ko zinesheka, ariko iyo hari akantu ka nyiramwe yasigaranye kabi kabyutsa umutwe akiri umusore, uko azakura akazakura azaba umusaza n'icyo kigeso cyarabaye igisaza. Uyu muntu ushaka ngo tube inshuti nuwahe? Ubundi ni iki gituma ataha nijoro? Ariko ubundi mperereje ubu yaje hano iserenye nababizi, ariko ubundi kuki aya mafaranga yampaye ubundi iki si ikigori n'ubundi tunabanye ntiyazayahana n'abandi ari gusahura ay'urugo rwacu biragira ubushishozi. Ariko ubundi ko uyu mukobwa akarishyira ni ugushabuka, ni ugushira isoni, ariko ubundi ni ukwitonda, ni ikimara. Abantu bari seriye cyangwa se bari serious ntabwo abantu bajya babegera. No mu nzira tugenda iwe n'umuntu ari kureba nabi ashobora kuba yifitiye ibibazo bye, afite umuhoro nta kibazo mufitanye, ariko ari kureba niyo atambutse ntabwo uba shuwa ko yarenze. Kumwenyura ni byiza, ni kimwe mu byatuma abantu bakwiye. Sangira n'abandi ibyo kurya, sangira n'abandi uburiri. Hari n'abantu bamwaga barara bonyine, yaba nararanye n'undi uwo akaba arebye iriya n'undi arebye iriya barashyize mu buriri. Jya ubabara abandi bubuke, jya uhomba abandi bubuke, jya wigomwa n'abandi bibagirire akamaro, jya uvunika n'abandi bagubwe neza, b'ikiraro bagutambukireho bunguke. Homba umushahara w'uku kwezi ugabanya abapfakazi 8 nabo babona udutaro tw'utunyanya bacuruze bazaririmbe. Ni byiza wabagiri kandi bikiza indwara, bikiza kubona hari uguwe neza ari weho wabaye intandaro, bijya bikiza indwara. Mu gihe abasaza benda kugerayo either yesaje cyangwa se bashaje bakaruhuka. Ubwo rero ugiye gutanga impamba wayiha benda gushyika, wayiha abakigenda. Umusore rero mu rugendo kugira ngo ruzababere rwiza, muri uyu murimo bababwiye musabwa kwitangira, muri uyu murimo bababwiye musabwa kubamo mufite kwera. Hari ahantu hajya hakomoka imigisha cyangwa se isoko y'imigisha. Nge ntabwo ndarambura ibitabo, ngiye kubabwira utuntu 5 tujye tuvamo imigisha. Uzirikane uzavubwa neza, ubwo banga ngiye kubibira. Akambere ni ukumvira. Kugenza ute? Kumvira. Baba ababyeyi ukumvira, ku ishuri ku kigo ukumvira, ku kazi ukumvira, niba muri n'abashumba ukumvira. Bagira rugango rega n'udushumba dutoya. Iyo uri umuntu wumvira uba ufite amahirwe menshi yo kuzabona imigisha mu ugushinzwe, yaba ari we muto weho ashinzwe ari weho mukuru. Hari igihe gitifu imyaka 20 ayobora ab'imyaka 40. Usabwa kugenza ute? Kumvira. Hari igihe duwaye cyangwa duwayene w'imyaka 21 aba kuyoboye ufite 25, akaba n'igihe aba afite n'amategeko mabi atanabonera. Iyo umuntu yumvira mu buzima bwe agira umugisha. Ibyo Uwiteka byose niba bivuga imigisha mwarayisomye muri Bibiliya. Kabiri ni ubugira neza. Ni iki? Ubugira neza. Ni ubugira neza. Mukiri bato bigishoboka muzitoze kugira neza. Muziga amateka ya Dawidi mubamye gitoro muzingo wa mbere, iki gisho cyitwa La prière de David, sengesho rya Dawidi. Harimo amagambo yavuze menshi, ariko nshakira ivuze ngo iyo umuntu akiri umusore ingeso mbi birashoboka ko zinesheka, ariko iyo hari akantu ka nyiramwe yasigaranye kabi kabyutsa umutwe akiri umusore, uko azakura akazakura azaba umusaza n'icyo kigeso cyarabaye igisaza. Ubwo rero muzige kugira neza hakiri kare, ejo utazashaka kugira neza ngo bikuzanire imigisha ukazabibura. Imigani 11:25, uvomera abandi azavomerwa, ariko uwimana amasaka azavumwa na rubanda. Uvomera abandi azavomera. Hari n'umwanda muri Bibiliya homework muzamwishakira. Imana yabwiye ngo kuza w'ibyaha byawe kugirira abakene neza. Iyo ugiriye abakene neza hariho n'ibyaha byawe biva. Muzitoze kugira neza. 3 ubunyangamugayo. Nyangamugayo. Iyo bundi bavuze ngo gukiranuka kwanjye nagukomeje sinzakurekura
kugeza igihe nzapfira sinzikuraho kuba inyangamugayo. Iyo uri inyangamugayo ntabwo biguhesha ijuru gusa, ahubwo no ku isi biguhesha kubaho neza. Inyangamugayo avuga ukuri kose, inyangamugayo ntacuruza abeshya, inyangamugayo akorera abandi nk'uwikorera kandi badahari, ahubwo akarenza uko yikorera. Uwikorera ashobora gutaha akara akavuga ati n'ubundi buriho, reka nitare njye kuruhuka. Ariko ukorera abandi yari inyangamugayo aravuga ati ntataha nubwo naniwe, bakagira ngo ntashye kuko ari akazi kabo. Inyangamugayo ntakora bamuhagarikiye ngo amere nk'unezeza abantu. Ubwo nta Efeso 6 umurongo wa 5 n'uwa 6, n'Abakolosayi 3 umurongo wa 22. Ntabwo inyangamugayo ikora ngo imere nk'ikorera ijisho, eye service niko bayita mu Cyongereza. Ntabwo ari eye service, ahubwo nukora kuko agomba kubikora. Ntabwo ari gukora ngo nezeze gitifu, diregiteri, ise na nyina, ahubwo ari gukora kuko icyo kigomba gukora. Bayiha amafaranga ikayazana uko angana. Igitabo bita Mind, Character and Personality 452 mu Gifaransa n'Ikinyarwanda haranditse ngo niyo hari ibyo acuruza bifite inenge, ngo ni wowe wa mbere wo kubwira abakiriya be nubwo byamugusha mu gihombo, ariko yavuze ukuri. Murabyumvise buriya uzaba inyangamugayo uzabona umugisha. 4 muzagira ubushishozi, ibyo bita discernment spirit, umwuka w'ubushishozi. Urareba kure uyu muntu ushaka ngo tube inshuti nuwahe? Ubundi ni iki gituma ataha nijoro? Ariko ubundi mperereje ubu yaje hano isere nyina babizi, ariko ubundi kuki aya mafaranga yampaye? Ubundi iki si ikigori, n'ubundi tunabanye ntiyazayahana n'abandi ari gusahura ay'urugo rwacu. Yuragira ubushishozi. Ariko ubundi ko uyu mukobwa akarishyira ni ugushabuka, ni ugushira isoni. Ariko ubundi ni ukwitonda, ni ikimara. Urasabwa kugira umwuka w'ubushishozi. Iyo ushishoza ugira umugisha. Ariko ko akundi biteranira aho si kugira ngo arye umuceri ataruhiye. Ahari igiterane arahari, ahari igiterane arahari. Ni ugukunda amateraniro, ni uguhunga imirimo. Ihinga ryari ryatangiye muri Ngororero. Ni ugukunda amateraniro, yahunze ihinga ryari ryatangiye. Muzagira ubushishozi kuko ibirabagirana byose ntabwo ari zahabu. Iyo ufite ubushishozi uba ufite amahirwe mu 5 urugwiro. Kanya bahoze batwigisha abaramukanya tanga imitwe y'intoki nk'abaha handi uzi. Hari abantu baramukanya gutya mahoro mahoro. Hari n'abagira urugwiro bakarukwereka nubwo agakabyo kose abari kabi. Ariko si ibyo nje vuze. Urugwiro ni impano, ni inyifato ituma abantu bakugeraho. Kandi uko mubona twatumwe abantu, twe twatumwe abantu. None kimwe mu bizatuma ubazana kuko wabatumwe ni ukugira urugwiro. Abantu bari seriye cyangwa se bari serious ntabwo abantu bajya babegera. Abantu bagendera ku mahame adapfa yabo, ntabwo mvuga y'Imana yabo. Nzaryama saa 2 nzajya ntekera uwantelefone, uzantelefona atabanje kumbwira nzamutuka. Bene abo ntabwo bajya bagira abantu. Ariko uzagupanga kujya uryama saa 2 si byiza mbese. Ariko ukabona abantu nabo bazazaniwe batelefone bari Butare saa 2 zari zigeze ngo turarare wawe. Urumva ko uraryama noneho saa 1 ngo nongo ngiye ngo hame nihaye nzajya njyama saa 2 ngo mureba handi mwohohe. Oya, urasabwa kuba umunyaruguru. Rurangwa n'ibintu 6 kandi ubwo ndabashora. Rurangwa n'ibintu bingahe? 6. Icyambere no kumwenyura. Abakwemwenuka n'ibihwahwa bo kugana Yesu navuze ngo ntabwo bagendanaga na Yesu. No kugenza uti smiling, kumwenyura. Burya no mu nzira tugenda iwe n'umuntu ari kureba nabi ashobora kuba yifite ibibazo bye, afite umuhoro, nta kibazo mufitanye, ariko ari kureba niyo atambutse ntabwo shuwa ko yarenze. Kumwenyura ni byiza, ni kimwe mu byatuma abantu bakwegera. 2 ni umucyo wo mu maso. Ngo ndi mu biranga urugwiro. Ni umucyo wa hehe? Ibi mvuga murabikeneye nk'abasore mu gifite urugendo rwo kugenda imbere harehare. Ibyo bibiri mvuze byanditse muri Yobu 29:24. Mufate biramuribe niba ariko niyo twahuzaga urugwiro ntibakundaga kubyemera cyangwa ngo bahindure umucyo mu maso yanjye. Murebe niba ariko
gatatu ni ugusangira kugenda gusangira ibyo kurya ibyo kunywa mu gihe gikwiye ugomba kugisangirana niho ugomba kugisangirana n'abandi hari abantu bafite imiryango bafite imibereho bimeze nka cya gisakuzo bw'inkongoro ya dede hajya ngo nderamo dede wenyine ubereyeho kuba ubufasha bw'abandi imigani 17-17 inshuti zikundana ibihe byose kandi icyo umuvandimwe avukira ni ugukura abandi mu makuba jya urasangira n'abandi amafaranga sangira n'abandi icupa ry'amavuta sangira n'abandi ibyo kurya sangira n'abandi uburiri hari n'abantu bamwaga barara bonyine yaba nararanye n'undi uwo akaba arebye iriya n'undi arebye iriya barashyize mu rubiri uko gusangira n'abandi hiyongereho icya kane ni ibiganiro by'ibyishimo ari uburirwa cyangwa ubushoshwe ahubwo mukaganira munezerewe kandi muvuga ibigira akamaro ibyo bibiri mvuze byanditse muri Nehemiya 8:12 ngaba afite biriya mu ndebere n'ibere Nehemiya 8:12 icya gatanu ni uguhatira abandi ibyiza ngo ndi kubibira ibanga rituma abantu batwegera uko twabatuma tujye ku cya kane nibyo gatanu kane oya pe ntabwo gusangira vuga n'ibiganiro by'ibyishimo aho ngeze ku cya gatanu ni uguhatira abandi ibyiza iyo bavuga guhatira abandi ibyiza ubundi nicyo twatuma isi imaze kugwa mu bwihebe hari abantu bihebye ko batagikunzwe hari abantu bamaze kwanzura ko ntawe ukibitayeho ni nayo mpamvu agakorwa gato mujya mubona mu biteraniro umuntu ahagurutse agashima akadushimira ibyo dushinzwe ibyo muze murabyumvise kukwitaho ndabishinzwe kuguha ndabishinzwe ariko kuko wihebye ko nta bagushinzwe umuntu aguha isabune ugashima ukwezi kose ukamubera umugaragu noneho namwe nimwige ingeso iranga urugwiro yo guhatira abandi rw'indu rye yari yapanze ko arabwirwa none ageze iwanyu murahishe rw'indu rye avuga atoya n'abanyavuga ngo mwihangane ngo mugire gutyo ngo twe ntabyo yariye ahubwo ari kuvuga ati aha mbirye bazantangaze mu kinyamakuru social media ariko iyo uvuze ngo karaba ukamukoza mu mazi arabitanira urarara oya ngo ndi kugenda iyi saa moya urajya he wamwaka igikapu washyira mu nzu akaryamisha akabyuka saa 2 yarakeneye abamuhatira ngaho byanditse itangiriro 19 ni Loti n'abamarayika yarababwiye ngo nimuze muryamye baramubwira ngo turarara mu nzira buki arabahata nicyo nashakaga kuronka gatatu arabahata barinjiye barari ko bari reka mvuge imvugo mu ihangane bari kwigira make bari bakinira urwo rwiro muzajye murahatira abandi byiza hari abihebye ko batabigirirwa nimubibakorera bazabegera babi bugufi bwanyu icya nyuma ni ukwitangira abandi nta busobanuro mfite jya ubabara abandi bunguke jya uhomba abandi bunguke jya wigomwa n'abandi bibagirire akamaro jya uvunika n'abandi bagubwe neza bikiraro bagutambukireho bunguke homba umushahara w'uku kwezi ugabanya abapfakazi 8 nabo babona udutaro tw'utunyanya bacuruze bazaririmbe ni byiza wabagiriye kandi bikiza indwara bikiza kubona hari uguwe neza ari weho wabaye intandaro bijya bikiza indwara ngibyo ibintu 5 isoko y'imigisha ku musore uwo ari we wese Imana izabure kwivomaho mu izina rya Yesu. Amen.